ubundi hari ikintu bita amarangamutima. Iyo umuntu bwa mbere muhuye mwese mugifite amashagaga mushyushye umeze gutya muratogota ntabwo ubona ikibintu ubona icyiza ubona yakabega ahantu hose bimeze sibyo mugerayo mutya munavayo gutya bagati ibingibi biranze aho niho kujya kumumwobo urumva nyine hari ukuntu abantu bavuga ngo mu rusengero haba abana beza ngo bashoboye kubaka ngo urugo ngo ushaka umugore ajya mu rusengero ngo abana bakijwe urumva nta makuru mfite abadukurikiye batubwira ariko buriya umuntu mwiza ni mu mutima sibyo ashobora no kuba ari mu rusengero ariko wenda arutwa na wa wundi wenda wo kugira sibyo kuko burya umuntu si idini umuntu mu mutima icyo nkundira Imana dore ntabwo gice ku ruhande ntabwo irya ruswa ntabwo irya ruswa pe n'Imana ireba mu mutima aho nge nareba ku bakunzi ba The Blessing Show nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye ahari hose amazina nk'ibisanzwe ni Tumusiime Juliet it's all about the G squared hanyuma it's all about kuganira mu bintu bitandukanye kugira ngo twungurane ibitekerezo mu buzima busanzwe mu buzima tunyuramo buri munsi kugira ngo turusheho gukomezanya ndetse no kurushaho kwiga byinshi muri ubuzima bwa buri munsi. Uyu munsi rero dufite topic cyangwa dufite insanganyamatsiko nka G squared tugiye kubasangizaho ariyo yitwa gufata icyemezo cyangwa gufata umwanzuro mu buzima bwawe. What? Okay, nothing. Sava. Aba gutangiye wenyine. Nanjye njye ngira ngo mbahe nguhe ikaze mu kiganiro cya The Blessing Show. Nubwo wa the director ariko am the presenter you know ngomba kuguha ikaze ababyeyi ubyakire n'umutima mwiza kandi uguwe neza okay hanyuma nkuko nabivuze uyu munsi hari ikintu natekerejeho mbona ko gufata umwanzuro mu buzima bw'umuntu ari ikintu gikomeye cyane ari ikintu gifata uruhare runini mu buzima bw'umuntu sibyo umwanzuro muhe buryo umwanzuro ashobora kuba mu mwanzuro mu buryo bwose bushoboka ariko cyane none reka dufate nk'ikintu okay hari umwanzuro muri business hari umwanzuro mu guhitamo ikintu hari umwanzuro mu guhitamo umuntu hari umwanzuro mu guhitamo inshuti hari umwanzuro mu guhitamo mu buzima busanzwe bwa buri munsi umuntu afata umwanzuro mu buryo bwinshi sibyo so ni ukuvuga ngo umwanzuro ni ikintu ufata sinzi ni ikintu gishobora kukwicira ejo hawe cyangwa kikahagira heza okay none ndagira ngo kuri side yawe umbwire kuri wowe iyo umuntu avuze umwanzuro wumva iki umwanzuro ni mu gihe uba ugezeho wenyine ku giti cyawe nk'umuntu uhitiramo icyo gukora ushaka kugisha inama yego ariko ubundi akenshi umwanzuro wose ufashe waba ari uwo wagireho inama cyangwa se ari uwo wihitiyemo ingaruka zose zibe nziza cyangwa mbi undi ni wowe ukwiye kuzirengera kuko ni wowe wagize uruhare mu guhitamo icyo uhitamo icyo ari cyo cyose so ni ukuvuga ngo wowe kuri wowe reka dufate akantu kamwe ariko tugenderaho sibyo tugendere gufata umwanzuro wo guhitamo umuntu mubana sibyo cyane dore ko ari cyo kintu mbona gikunze cyane kubaho hari igihe umuntu ashobora kuguhitaramo sibyo hari n'igihe umuntu ashobora kuguha umuranga ashobora kuba umuranga like nko mu bihe bya kera sinzi ukuntu byumva n'ubu barahari n'abaranga barahari akavuga ati njyewe ndangira rwose ndakenera urabona nakeneye umugore vraiment abantu bigize abakomisiyoneri c'est ça so ni ukuvuga ngo iyo ugiye gufata umwanzuro sibyo mu buzima bwawe ufata umwanzuro ku muntu mukwiye kuzabana ukurikije iki umwanzuro cyangwa se icyemezo gishobora kuza burya abantu bafite byinshi bagenderaho hari abagendera kuri kondisiyo runaka ashaka umuntu umeze gutya umuntu ugenda gutya umuntu usengera aha umuntu wo kwa kanaka hari ibintu byinshi abantu bakurikira ariko ubundi umwanzuro iyo bije ku rukundo akenshi ureba umuntu ubona muzakomezanya cyangwa se muzagira ahantu mugera mu rugendo mutangiye yego mu bibi mu byiza mu kabana hari uwo mubona wenda ukuvuga tuzabana kubera ko tugiye guhuza business cyangwa se hari inyungu runaka umufiteho ugahitamo kubana nawe atari uko wenda utitaye ku bizaba nyuma y'ibyo ngibyo gusa ukita kuri business afite uwo munsi cyangwa se ku kintu runaka umukeneyeho hari n'undi rero uhitamo akavuga ati misemo umuntu nzabana nawe ubuzima bwanjye nitaye ku cyiza cyangwa se kibi kizaba hagati yacu okay so hari igihe umuntu afata umwanzuro sibyo okay
njye ku giti cyanjye ukuntu byumva umwanzuro ni icyemezo umuntu afata mu buzima bwe mu gihe abandi byanze byagize gute wowe ukavuga ati njye none umfashe umwanzuro sibyo inama abantu bashobora kugira inama abantu bashobora kukubwira ariko umwanzuro ni cya kintu uvuga ngo uko n'ingaruka zose zaba izo arizo zose nzazirengera sibyo kuko ari njye wakihitiyemo kuko nzi n'impamvu nzabyihangana ariko iyo umuntu yaguhitiyemo umuntu runaka muzabana hari igihe iyo bigize uravuga ati n'ubundi bamitiyemo cyane cyane hari igihe aho ni muri cya gihe rero iyo ubanye n'umuntu wahitiwemo n'undi muntu hakagira ikosa ribaho cyangwa se hakagira ikibazo kibaho bureme itangira kuza kuri wa muntu yamitiye niwe watumye bigenda bitya wa muntu akaba wa muntu kandi twimagine ko nimba wa muntu yaguhitiyemo ariko uburenganzira bwawe bwawe kugira ngo uvuge ngo we go or not sibyo nimba wa muntu yaraguhaye proposal cyangwa se wenda bikaba n'itegeko kuko hari amafamiye menshi abigiramo uruhare akavuga ati turashaka ko ubana n'akanaka turashaka ko wiga iki turashaka ko wiga iki kuko iwabo turabazi iwabo inshuti zacu cyangwa se iwabo hari icyo tubashaka kubakuraho simbizi nabyo bishoboka imibare yose burya imibare yose irashoboka iyo uwo muntu rero wemereye abo bantu cyangwa se famiye yawe ikaguhitiramo uwo muntu mugiye kubana trust me ejo cyangwa ejo bundi nibigira ubundi urugo ni urwa babiri nibigira gutya ntabwo ugiye kubwira ngo mujye kubana muri paradiso nimugerayo n'ubundi haraza kuzamo akantu nikazamo ntabwo uri bwite kuri wa muntu murimo kubana ahubwo mayindi zawe ziravuga ati n'ubundi niba ari abantu bakoze iki ni wa muntu watumye mbana n'uyu nguyu kandi uyu muntu ngiye rwose kubera nde wa muntu waguhitiyemo ariko aho umuntu ugiye nta nubwo murenganya ahubwo ndenganya wowe kuki se wowe wemeye ko baguhitiramo nawe ugahitiramo yego wubashye kubaha biraho ariko twumvikane ko nimba ugiye kubana n'umuntu ya famiye yawe ugiye kuyivamo ujya kubana n'uwo muntu ya famiye ntabwo izaza mu bane n'uwo muntu muri iyo nzu mugiye kubana oya icyo cyemezo ugihitamo ku nyungu zawe bwite nimba famiye muri bujyane ikibazo ibyo ni ibya famiye ariko umuntu muzabana mu nzu ibihe byose wahitiwemo nande ugomba kwitonda cyane cyane ugafunguka amaso ndetse ugasaba n'Imana kugira ngo ufashe kuko ntabwo biba byoroshye iyo family iri aha friends baraha bose bakubwira uyu hari n'igihe bisaza bimeze gutya rimwe na rimwe ugasanga barisaje kandi koko bikaguca intege we nk'umuntu ariko buriya umuntu muzabana mirere na mirere please iyo uvuga utereka mbubahe yego ukabubaha ariko ntabwo mujye wenda reka nkubwire kuguhitiramo icyo uziga wabubaha nubwo nabyo bigora ushobora kujya kwiga bakubwira bashaka kuba muganga abantu nzi benshi bize ibyo wabo bashaka ko biga amara kwiga neza agafata ya diplome akayibahereza ati nashatse doctor ndore ngiyi nayo ariko ngenda ndashaka kuba muri leta rero ubu ndagiye mu byanjye nanjye mwana ugiye ngibi nanjye ngiye mu byanjye aho ngaho ushoje icyo bagutumye nimba wenda bizakugira akamaro you never ariko ibyo bagutumye warabibahaye watanze umwanya wawe utanga igihe cyawe uranabubaha ariko umutima wawe aricyo ushaka hari icyo washakaga uvuga icyo washakaga nicyo byarangiye aricyo ukoze ni ukuvuga ngo tugarutse noneho ku muntu muzabana aho biratandukanye cyane ntabwo ujyayo ngo uvuge ngo ntabwo bagerageza ni ukuvuga ngo ugomba gufata umwanzuro w'umuntu muzabana mirere na mirere ugomba first of all ugomba ku muntu best friend agomba kuba ari best friend wawe agomba kuba ari wa muntu nyine wumva uzi neza uzi weakness yawe uzi ibintu byose hari ibintu byadutse by the way bya imbuga nkoranyambaga social media ikintu ahantu ariko tujyana ni mu buryo bwiza turi gutera imbere ku buryo turi kugeza amakuru ahantu henshi hatandukanye ariko nanone social media iri kwangiza ibintu byinshi cyane nitutayikoresha neza kubera yuko urahutana n'umuntu kurya kuri WhatsApp ifoto yawe agenda nkafata kagafoto keza neditinze urumva dore kamera zikora amabara hano urumva na kamera zirakweditinga hariho zigizeho amatama hariho ziha amaso hariho ziha amabuno hariho mbega urumva biterwa n'ubwo ushaka kwimaketinga ushaka kwimaketinga ni ukuvuga ngo mu yandi magambo social media hani iri kutujyana kubitana n'umuntu kuri WhatsApp wenda bagize gutya ati wamaye nomero zawe cyangwa mukaganira ndabona uri mwiza mu by'ukuri foto yaguhaye nawe yahisemo kakandi kamyo urumva social media yego iraho irahari sibyo ariko icyingenzi turimo kuvuga ni iki social media yaguhaye nawe warebye sibyo ntabwo umuntu muzabana kuri social media hari bazahura babane ariko mu by'ukuri ntabwo muziranye mwahuriye aho mwahuriye nuko mwahurira mu isoko byose ni kimwe sibyo wahura kuri social media mwahurira mu isoko ariko umuntu amaherezo muzahura face to face wowe rero niba muri face to face
before taking a second step kuza kuvuga ngo tugende final decision uwo muntu se kwanza wowe ubwawe wabonye bivamo nimba biri buvemo rero mwese fata gukora akazi so no kuvuga ngo turacyagara kuri cyo kintu cyo gufata umwanzuro wifatira umwanzuro kuri social media wifata umwanzuro kubera guhuye n'umuntu mwaragana igihe kinini message nyinshi ubona ko aguha care araje wenda umuntu uba muri Nigeria cyangwa uba handi hantu murakubitanye uhise wumva nawe uraguruma nyine ibiki n'ibiki sibyo ntahiye mu by'ukuri umuntu ntago umuzi ntago uzi background ye ntago uzi uko abayeho ntago uzi icyo akunda ntago uzi ubuzima bwe so hari ibyo ugomba kwiga mbere y'uko ufata umwanzuro mu buzima bwawe hari ibyo ubanza kwirengagiza mu maso agaragarira umuntu noneho nawe ukavuga ati nk'uyu muntu tuzabana mire keretse n'ufite indi business behind it's okay aho kanye you can go ariko nimba udafite indi business ushaka kubaka ntabwo wakagombye gufata umwanzuro w'umuntu muhuye bwa mbere utaramenya uwo ari we utaramenya sinzi utaramwigaho neza ubundi hari ikintu bita amarangamutima iyo umuntu bwa mbere muhuye mwese mugifite amashagaga mushyushye umeze gutya muratogota ntabwo ubona ikibintu ubona icyiza ubona ahantu hose bimeze sibyo ariko take time vuga ngo mihaye nk'umwaka nihaye igihe cyane cyangwa se wa muntu wenda ugiye gufataho umwanzuro n'umuntu musanzwe muziranye mutahuriye mu isoko uyu munsi mutahuriye mu rugendo mutahuriye ahantu ariho hose uvuga ngo uwo muntu mushaka guhura wenda mu rugendo ubwanyu mwihe time cyagiye cya mbere ya minsi ya mbere mwese mufite morale sibyo iyo morale rero ica kuba confusing ikabura kujyana ubwenge kagoma n'amaso agendera muri ambiance kavuga ati ahubwo nanagenda uyu munsi ahubwo birakaze nari narakubuze nawe akagufatirana muri icyo gihe inyuma ye wenda nawe afite gahunda zo kuvuga ati mbonye umvana cyangwa se nawe uvuga ati mbonye ntwara sibyo mwembi hari ibyo mufite mwihariye mutarerekana ariko muri cya gihe mwihaye time mukaguma aho ngaho mugaciringa mugajya appointment mugahana umwanya ibiganiro agera hakagenda yirekura ukagenda umenya wa muntu ese wa muntu ko yes uko mugenda mushwana uko mugenda mugira gute ugenda umwiga gahoro umwinjira ariko iyo ugendeye ku marangamutima y'uwo mwanya ubonye n'umuntu ni mwiza araka uzi ko bimeze nka history ifite nta background ifite ukagendera ku marangamutima yawe rero y'amashagaga y'uwo mwanya aho ngaho ujye wirinda ujye umenya ngo birakaze ufata umwanzuro mugerayo mutya munavayo gutya bavuga ati ibingibi biranze aho niho kujya mu mwobo so no kuvuga ngo mbere yuko ufata umwanzuro cyane werekeye ku buzima bwawe werekeye kukubaka mu kubaka nyine ubwo ni ubuzima ubuzaba ubuzima bwose ngiye niko mbyumva according to us nyine uko tubyumva nanjye uko mbyumva ni ukwitonda ugashishoza n'Imana yo mu ijuru nk'uko abyarama ikagufasha kuko nta kintu na kimwe twakora wa muntu niyorobeka umwaka umwe kiyorobeka umwaka wa kabiri ariko nisigaye hari abantu nageze kumva babikoze bakiyobeka se urumva nyine hari ukuntu abantu bavuga ngo mu rusengero haba abana beza ngo bashoboye kubaka ngo urugo ngo ushaka umugore ajya mu rusengero ngo abana bakijwe urumva nta makuru mfite abadukurikiye batubwira ariko buriya umuntu mwiza ni mu mutima sibyo ashobora no kuba ari mu rusengero ariko wenda arutwa na wa wundi wenda wo kugira sibyo kuko burya umuntu si idini umuntu mu mutima rero hariho abantu nyine hari ubuhamya nigeze kumva bw'umuntu umutipe nyine wagiye mu rusengero ashaka umukobwa nawe agenda ashaka so ni ukuvuga ngo ariko wumve byabatwaye igihe numbwire ko byarangiye barabanye mama ngoja aca wewe reka ndakubwire umukobwa waramubwiye ati buriya abasore beza bubaka aba n'umuhungu uri mu Mana n'umuhungu ukunda Imana kandi koko umuhungu uri seri uri mu Mana yuba arubaka why not yasinye sibyo aravuga nawe arubaka afite ubupfura ubunyangamugayo muri anafite uburere wa mwuka wo kubaka muri wavuga ndashaka kubaka apana ibyo gusenya kubaka indagaciro ugomba kufite indagaciro zabyo urumva so ni ukuvuga ngo we yaragiye aravuga atoke bamushiramo ndavuga atoke noneho nanjye ndakuze ngeze mu gihe cyo gushaka umukobwa agenda agiye gushaka umuhungu mu rusengero umutipe nawe agenda ashaka umukobwa aragenda umwaka wa mbere yinjira arivuga arakizwa akiragakiza ko mu byukuri umutipe ntabwo arakijwe arakizwa kwa kundi ujya imbere ajya muri protocole yari protocole umukobwa aragenda ajya muri worship team akora protocole umwaka wa mbere umwaka wa kabiri kwihangana
ya kamera yawe ukayigira gutya biba bikaze. Umwaka wa mbere n'umukobwa bombi icyo nkundira Imana dore ntabwo gica ku ruhande ntabwo irya ruswa ntabwo irya ruswa pe n'Imana ireba mu mutima aho nge nareba igenda direct nge ashobora kureba inyuma nkavuga wow ariko kuko yaduhisha ibanga byo kureba mu mutima yo ikareba cya kintu cy'imbere cyane avuga ati sinshobora gufata umwana wanjye ukijijwe ngo muhereze uyu kandi kuko yambaye uruhu rw'intama imbere ari uwundi kandi cyiza mwembi murahari urumva avuga ati abantu bafite target imeze gutya reka ntange Imana ibikora neza cyane umuhungu aragenda akunda uwo umukobwa nawe umva arashimye protocol mwiza tugira mu rusengero n'uyu muririmbye mwiza tugira n'uyu babigiyemo abapastors barishimye baranezeriwe iyo ubonye abana bawe bashakanye bakundanye ntabyo abapastors bari kutwumva cyangwa abashumba bari kubyumva iyo ubonye abantu wareze cyangwa ubona bari hafi yawe bakundanye bumva ari abana bawe bagiye gutera intambwe noneho barishima baranezerwa so barabaje kubana by the way babahisha umugisha baragenda bajya muri hano rwose nziza baricara bayicaye noneho umutipe aravuga ntacyo nyiramira umugore mwiza naramubonye icyo nashaka n'iki cy'ingenzi yaragiye aravuga bye atumiza ikintu cyitwa inzoga arameneka umuntu bari bazi nka protocol wirirwa amasengesho atehehe tukuzanira iki zana inzoga zose aratumiza zose azitereka atungiye kumongi atungiye umugore ahita ngo okay ese ni mwebwe sasa nawe atireba who are you nawe umukobwa atereka nkwereke nanjye rero noneho uranyeretse ahita atumiza noneho we yararenze atumiza ikintu cyitwa itabi sawa atumiza itabi udupasi ngira ngo tugere nko kuri dutatu aradufata umugabo ati nuko bimeze se okay ati se nanjye reka nkwigaragaza ahubwo bugende ndabo bantu urumva reka nkwigaragariza umva noneho byabaye like open up bahise noneho bafungura berekana abari bo aho ngaho noneho nyuma yaho noneho baje gukizwa by'ukuri batanga testimony ifatika nibyo ngiye kubwira iyo ubonye icyo kintu kibaye ni ikimenyetso kimwe Imana ibikwetse cyuko mudahwaje mudafite n'ubwenge bungana mudahuje n'Imana habe na gato ibintu bibiri urakizwa seriye cyangwa kuko nta ruswigirya rwose niba wiyobekanya naga Imana izaguha umuntu marayika rwose barakijwe bukizwa ikintu gitangaje muri Imana ihuza ibintu ibizi babonye ko bose bahuje baricara bavuga ibyabo byose bavuga ibyo bumwe bavuga ibyo yarimo ndavuga ibyo yarimo bavuga icyo yashakaga noneho baba open nyine barabwirana noneho bacasi baranywa amaze kurya tubyumvikaneho noneho turabona babajama ubu ngubu nta bintu duhishira kandi urabizi dukora umurimo mu nzu y'Imana so noneho dukora ibintu bikwiriye rwose dukiza umva barakijijwe niho abantu batanga ubuhamya barabutanga kumva ko bafite urugendo baciyemo avuga ngo Imana ntagira irya ruswa nibwo mpamvu navugaga ngo nujya gufata umwanzuro be careful kandi nanone ubaza Imana kuko Imana ntabwo n'umukozi w'umuhanga igihe cyose tuba tuyikeneye ubuzima bwacu bwa buri munsi sibyo ikindi kandi abantu bandi wenda ngiye kintu nabonye nakongeraho kindi baza Imana sibyo ariko umuntu n'umuntu icyo yakwifuriza cyose we akikwifuriza bitewe n'amarangamutima ye cyangwa n'inyungu afite ariko wowe nyiri guhabwa iyo suggestion yo guhabwa umusore yo guhabwa uwo mukobwa ngo bare mu bana ufite solution muri wowe cyangwa se ufite icyo ushaka ufite aho ushaka kwerekeza ufite aho ushaka mbega urugo n'urwawe rugiye kuza si urwanda ndetse urwamabi n'urwawe rugiye kuza uko rero wowe uzafata umwanzuro sibyo simubwiye ngo ube rude cyangwa se ngo babwire nabi no be polite be person be human talk to them vis-a-vis kuko urede ubwabo bashinze urwabo rugo nawe ugiye gushinga urwawe ntabwo urwabo rero ruzaza mu rwawe ntabwo ushaka guhura urwawe n'urwawe nawe ejo uzashingira abawe bagira formule bagenderamo mu rugo rwabo kandi si yo izabi yawe burya abazungu nibo bose zirimo abanyaburaya kenshi iyo ugejeje 18 years uba independent nta mwanzuro wundi wongera gufatira icyo cyose ukora ni wowe ni ukuvuga ngo Imana yaduhaye ubwenge bundi iduha ubwenge ngo icyo muzafata cyose mukacyemeza njye nzagiha umugisha siko bimeze rero ni ukuvuga ngo wowe
icara ufata icyemezo mu buzima bwawe kandi uzirinde kumva uvuga ngo iyo mbimenya simba narahisemo uyu muntu sibyo ibyo ni amakosa ayo nama uzirinde iryo jambo sibyo nurangiza ufate uvuga ati mana noneho ngiye icyemezo mfashe ni iki nk'umuntu uyu cyangwa se uyu niwe misemo noneho nawe nk'Imana nk'umubyeyi wanjye ureba byose ureba umuntu uko ari ureba uko ngiye narebye ibyo ngomba kureba bizava none kandi ku mubano ufitanye n'Imana yawe of course ariko mama ntabwo Imana yacu irobanura ku mubi n'umwiza nyine iyo wahisemo ugakora iyo yabonye wakoresheje ubwenge wahawe yego ihumugisha ni ukuri kose iyo ibona ko bikwiriye ibihumugisha ariko iyo ibona bidakwiriye biguha impamvu nyinshi cyane cyangwa se ikaguha n'uwo muhwanya w'amagara anyway ni ukuvuga ngo ku bantu mwese mudukurikiye wenda turimo tugana ku musozo ntamwe mushobora kuduha igihe ibitekerezo byanyu ariko umwanzuro ni ikintu gikomeye mu buzima bw'umuntu kuri kintu guhitamo kuri ikintu icyo ari cyo cyose noneho bigeze mu kintu cyo gushaka nyamuneka mujye mwitonda kandi mube maso mujye mugerageza kugira ubwenge no gufunguka no gukora research kuri uwo muntu kuko Imana ibaraguhaye ubushobozi bwose ujye ubikoresha ikindi kandi hano hanze hari ingero nyinshi murazibona uyu munsi ejo mutabukwe bw'abantu divorce zabaye ikibazo ejo mukaba usanga babivuyemo ingero zirahari ugasanga umuntu ageze mu rugo yishimye nyuma y'icyumweru kimwe agakora divorce what's that ingero zirahari wivuga ngo ntago bizagenda bite no tugabanye tugerageze ubwenge twahawe tubigabanye fata umwanya wawe ite ku muntu cyangwa se iga umuntu mugiye kubana ni wa muntu mubana buri munsi niyo mpamvu buri gihe ngiye mbwira abantu banjye cyangwa se abatipe banjye ubona umukobwa wenda muhuriye muri fete cyangwa muhuriye ahantu ngo let us go please find your best friend that is your good partner the best friend ni ukuri umushake hari igihe umuzenguruka ukanamusiga ukajya gushaka utari umugore wawe ariko ugashaka undi muntu ngo nuko wamukunze ateye neza gutya na gutya ariko hari undi mukobwa mwirirwana umusore mwirirwana mwiza ndetse umva anyway reka mbabwire ni ukuvuga ngo tugire ikintu cyo kugabanya amadivorce niba hari ikintu kibi kibabaza mu buzima nta nakifuriza umuntu divorce irakanyagwa iragatsindwa mu izina rya Yesu Kristo utaye umwanya wawe n'uwo muntu mwembi mutaye imyanya yanyu ibyo mwakaye mukora cyangwa se ibyo mwakaye mwitaho byose irakanyagwa either ube warabyaye utarabyaye cyangwa uri gushaka kujya muri nuza relationship ariko be careful ntuzifuze gukora divorce mu buzima bwawe ujye ukora ikintu ujye ufata umwanzuro uvuga ngo ngomba kuba umuntu wa mbere ufata umwanzuro mu buzima bwanjye kandi nkawushyigikira nka making sure for us sibyo ni ukuri wumve yuko ari inshingano zawe gufata umwanzuro uwo muntu uhisemo ikindi ugomba kwibagirwa is not perfect you are not perfect but you have to mushaka kuzuzanya iyo perfection mukayishaka hagati yanyu mukaba aho ubona afite weakness ntihakubera ikibazo ahubwo akakubera uburyo bwo kugira ngo mwunganire nawe gutyo akunganire so habeho perfection hagati yanyu nawe ariko ntabwo bizaba perfection wa muntu mubanye nkaho muri fitanye kontara kuko wa muntu waramushatse ntimuziranye mumeze nkaho mufitanye kontara ariko hari icyo umushakaho wenda kiri financial wenda nawe ashaka kiri financial so he's not your friend she's not your friend she's just partner is a partner so rero ku bintu ntago byakunda rero ku bintu byo kubana ndi kubwira barumuna banjye cyangwa abantu batarinjira muri relationship cyangwa abantu batarafata n'uwo mwanzuro bari guplaninga kuko n'urugendo umuntu acamo umunsi kundi ubu umuhungu ubu umukobwa umwana mutoya uzakura uce muri iyo nzira ba grandpa ba grandma baciyemo kandi uzabice mu gitwari no kuvuga ngo nimba udukurikiye uri umwana wa viziyo rwose ufite gahunda be careful witonde cyane nujya gushaka nugera muri cyagiye wumva ukeneye fiance ukeneye boyfriend itonde shishoza mu nshuti zawe ufite shishoza ushake the best friend wa undi hahandi muzabana mu bintu mu byiza sibyo witonde umwige background ikimubabaza ikimunezeza umva ugerageze uburyo bwose bushoboka kugira ngo ntujya kuri finali gufata icyemezo ngo uyu muntu dushobora kubana akaramata azaba ari umwanzuro udasubira inyuma uko biri kose hari umuryango nawe uba warakuriyemo hari abantu baguha example nimba kanaka yarabikoze
nakabikora famille wenda barabikoze mu muryango ukomoka wenda uvukamo papa na mama wenda barabikoze binyuramo barenze basazana, why not you? Yeah, ariko hariho abantu bishushanya by the way. Abantu badukurikiye, hariho abantu bafite target yo kwishushanya. Nge sinzi, hari igihe umuntu aza yiyambitse uruhu rw'intama. Ariko uko bigenda kose nkuko wabivuze mbere. Akaza akavuga ati ngewe target yanjye ngomba kuyigeraho. Azironga nza, ariko uwo muntu waje wishushanya nyamuneka. Iyo amaze kugera ku cyo ashaka atangira no kugira gute? Gushaka ikindi kintu. Nuko bigenda kose. It's a business aba yishushanyije. Uragera ukamumenya. Ntabwo birangiye utamumenya. Hamwe n'Imana wamumenya nyeka ko ntashidikanya ko umuntu yakwishushanyije atarenza umwaka umwe utaramumenya turamenya. Cyeka nawe ubwawe wahumye amaso ariko uko bigenda kose uramumenya hamwe n'Imana no gusenga. Iyo ufite direction ukareka Imana ko ufite gahunda, ibintu byawe byose bifite gahunda, Imana iragufasha ikakubera umubyeyi mwiza. Twanzura guhitamo n'ukwawe nawe gufiteho uburenganzira mu guhitamo. Kibe cyiza cyose ni icyawe. Kandi ko cyagenda nabi kose shaka uburyo ukigarura mu murongo ahubwo so kugira ngo kijugunye kuko niwe wakoze iki wahisemo. So guhitamo n'ukwawe wihitirwamo n'undi muntu wese uburenganzira n'ubwo mu guhitamo. Yes. Hanyuma nge navuga ngo ku bantu mwese mudukurikiye, ku bantu mwese mukunda ibiganiro byacu, Imana ijye ibafasha kandi bashoboze guhitamo imyanzuro myiza mu buzima bwabo. Nukuvuga ngo Imana ibafashe pe, mugire Imana inshuti izanye, muyigire inshuti kuko niwe muntu ureba ibyo twebwe tutabasha kureba, naho ubwenge bwivanzeyo iraza ikagukabura ikavuga ati isigaho warengereye. So habe mu rukundo, habe muri business, dukeneye Imana mu buzima bwacu bwa buri munsi. Rero mbifurize kuzafata imyanzuro myiza kuri mwebwe ku buzima bwanyu no ku bana banyu no ku bintu byose bizabaho byose mu buzima bwanyu. Imana izayafashemo. Avuga ngo all the best. All the best. Kandi ibitekerezo byanyu ni byiza turabyakira buri munsi. If you have the testimony you can still share. Ahantu hose mbega ufite wumva nawe wakunganira abantu, nawe watanga ibitekerezo byawe muri comment zawe kugira ngo mbega tugire societe itandukanye niyo twari dusaga dufite ahantu hanze. Tugire ibintu bishyashya, tubone abantu bazima, tubone abantu banezerewe kugira ngo tubeho mu buzima butanezerewe. Twungurana ibitekerezo mu buzima bwacu bwa buri munsi. N'abari kuza nabo mama bazavuge ngo iki kintu ntakigiraho, iki kintu ntakireberaho, kuko hari igihe umwana akuru ugasanga nanone ntafite wenda nk'uwo muntu cyangwa umufasha kugira gute, ariko tungurana ibitekerezo. Ngo mu magambo ubaka urugo ruzaba role model ku bana bawe. Yes, niko bimeze. So God bless you. Amahoro y'Imana bane namwe. Ciao ciao.